ntabwo biriya bintu nabikora rwose ngewe ntibinabaho ntibinashoboka none se urakubwira ati ngenda gukunda kandi nshaka kudukura ubu wabyanga amarangamutima ye wayahagarika ambwiye ati ndagukunda mbere wanjye apfa kuba kuza ari umuntu ukuze ntabwo ari umuto ntabwo wabyemera oya rwose kubera iki se ubwo bitanekereza wa muhungu wanjye nese umuhungu wanjye nawe ejo none najya gushaka agashaka umukecuru bizagenda bite ababige n'abandi abadamu banini tuba dutanga show. Yes, of course, comme tu peux bien avec effet, of course, nous faisons d'abord sur la programme qui est tout le temps ngenda toka TV, tout ravoka butinyi bwite. Avyeshe ko maje ko navuzwe ambyeshe ho hiti hotel zuba. Yiticuti y'aba boss, yitijwi ery'aba diaspora ningejwi abandi kakajwe mu pandemic in the city mwuzukuru wa Jama Fashion Shop umwana w'umugore imbaraga z'yukandi zubaka vuba. This is rya Kabagari TV. Nkuko rero mwagiye mubidusaba kenshi ngira ngo ubushize mwigeze kutubwira ngo tuzagarure mama Samia cyangwa se tuzagamure ngira mwise Safia ngira mwise mama yake ariko Samia na Safia byose ni bimwe ngira ngo abantu bawenda b'abasilamu nibo bagomba kubimenya kurusha nabyo nta kibazo ngo bimeze bitese ni sawa ndashima Imana abantu rero baragukunze bavuga ati tugomba kuzabagarura twagarutse rero so mere wanje rero dore ko icyo kintu cy'amazina abasilamu iyo mugiye kwita amazina mugenda kukini kuri Bibiliya kuri Korowani bagendera kuri Korowani nkuko nyene mu bakatolika bagendera ku bintu byo muri Bibiliya kuba waba uri umusilamu wenda ugatandukira ukinywera nk'inzoga hari ibintu bajya tubwira ngo bakubitanga inkoni ijana ibyo bintu nibyo izo nkoni ijana ziba zikoze ikintu kugukura icyaha nyine urumva izo nkoni ijana dispose ushobora gushaka nk'umugabo ukagenda utwite umugabo atabizi ukazabyara igihe kitageze kubera ko wagiye nyine utwite icyo gihe iyo mwongeye wenda musabanye imbabazi mugabo akavuga ati ntacyo twongeye kubana icyo gihe bagukubita inkoni ijana ariko bazi gukubita ari wowe ubyemeye ntabwo ari agahato kugira ngo icyaha kiveho ni ukuvuga ngo muri Korani mwe mwizera ko kugira ngo icyaha kikuveho burundu ugomba gukubitwa ukubitwa nande se ukubitwa n'abantu babigenewe nyene iyo uri umugore ukubitwa n'umugore iyo uri umugabo ukubitwa n'abagabo ntabwo ushobora gushyiramo impuhwe ukavuga uti izi nkoni wenda reka ntabwo babaza ntabwo ibibabaza kiremo imiyaga oya ntabwo ibibabaza ni ikintu ni nk'ikise ni umuhango ariko ntabwo biba bibabaza so hari akari kantu none nibaza ngo buriya kugira ngo ube shehe bisaba kuba warageze imaka simbizi nabyo niba ari byo nabwo ndagiye gukoza nk'umuntu uba aho ngaho kubera icyo abantu mwese mudashaka kuba bashehe kuko kujya imaka niho wanakura uvuga uti rega none se ubu ngubu abantu bose bafite ubushobozi bwo kuba bajya i Yerusalemu barabufite ariko ubwo no kuvuga ngo ubwo rero ariko ni byiza ko kugira ngo ube shehe bisaba kuba uri umukire oya none se ntabwo bisaba kuba uri umukire ahubwo bisaba hari ikise hari ubwo nabivuga ngo iki hari ibyo bagendera kugira ngo ugenda ukorera uwo murimo w'Imana imaka ngira ngo umuntu wese yatega akajyayo bitewe n'umunsi runaka kugira ngo abe shehe kubyuka bitoro kumva ushaka kuba shehe ukahita ufata rutemikero ukigira imaka ukagaruka wabaye shehe nabyo birashoboka sinzi ibintu by'amadini reka tubivemo tuganira ibintu by'amadini tubyinjiyemo hari igihe twavuga ibitari byo cyangwa tukavuga ibiri byo reka rero ibintu by'amadini tubiharire abanyamadini cyangwa we ntabwo kiba muri Islamu usigaye iryo ni ibanga bazakubitwa inkoni ijana iryo ni ibanga iryo ni ibanga ntabwo nta mpamvu yo kubivugira kuri kamera ubuzima se bimeze bite birimo biragenda ubuzima ni sawa ugomba gushima Imana iyo ubonye uhumeka utarwaye uri mu bitaro ubona ugenda ubyuka bigashoboka ushima Imana hari umucuti wanjye bita Skit ukoresha amafilimi ukinisha amafilimi murangana pe kandi n'umugabo nyine bamwita Skit ndamuzi njyamubona ndamusuhuje atiza akagugu munini abantu banini rimwe na rimwe aragiye abantu bavuga ngo kubyibuha n'ubuzima bwiza abandi bakavuga ati kubyibuha ni uburwayi weho nkawe tugize Imana si ushaka gukomeretsa ariko nyine ndika tukubaza ko ntariko nandi kintu nakuvuga ngo wumva cyagusibije wewe wumva ari iki kubyibuha n'ubuzima bwiza cyane uburwayi umuntu aravuka ntahitamo ngo azaba munini cyangwa ahitemo ngo azaba muto ubona bize none se ubije wabikora hiki ariko nyine impamvu mbajya dukiriya ringize kintu kubyibuha biterwa n'uburyo wabyibushemo nkanjye nabyibushe ndi umwana kuva ndi uruhinja nari munini kuva nkuze nari munini none shaje ndi munini rero iyo wakuze unanutse ukabyibuha muri bwa bukure niho havamo indwara
kuko urumva umubiri ntago ari byo ntago ari ibintu umenyereye ni ibintu bije nyuma yuko ubaye mukuru rero iyo byaje uri umwana mba numva nta nibirenze nta bintu birenze wenda ntekereza ko wenda ibyo biterwa wenda n'uburyo umuntu yakuzemo cyangwa se n'uburyo umuntu yakuzemo n'igihe bavuga ngo uyu umuntu abyibushe ngo abarya ibintu byiza ngo abarya ibintu byinshi oya kubyibuha n'amaraso kandi noneho twebwe iwacu mu muryango hari ibintu biba hereditaire iwanyu mukaba mwese mubyibushye atavuga ngo mwarabyibushye ngo abandi barananutse ni ibintu bikaba hari umuntu mubikomoraho kugira ngo ayo maraso namwe abagereho ngere mbikomora kuri mama yari munini cyane kandi nabo tuvukana ni banini none se hari umuntu ushobora kuba wenda yaba ari umukene ariko abyibushye wenda ukavuga ati ngaho nta biceri ufite bibaho rwose bibaho cyane hari igihe ushaka nko kujya nko mu cyaro ugasanga umuntu arabyibushye kandi yirirwa afite isuka ahinga ariko ubu ngubu umwuga wabaye ari uguhinga ngira ngo wakicwa n'inzara ntabwo nabishobora ibintu ntakoze ndi umwana ntabwo nabishobora pe ntabwo nabishobora ese ubundi uvuka muri Kigali njye mvuka i Burundi uvuka i Burundi ariko ababyeyi banye n'abanyarwanda nuvuga ngo uri umunyarwanda uko wavukiye i Burundi ahubwo nyiragira ngira ngo uri nk'umukongomani uko wifunga kama oya no kuvuga ngo ngiye nakuriye mu idini ry'abasilamu rero abasilamu barambara bakikwiza ntago bambara ibintu bigaragaza umubiri rero niyo mpamvu ngiye byankukiyemo sinshaka kwambara ibintu bitagera hasi imbogamizi ujya uhura nazo wenda nk'umuntu wenda zo kuba munini imbogamizi nta mbogamizi narabyakiriye namaze kwiyakira iyo wiyakiriye ikintu cyose uba wumva ntacyo bitwaye wenda wigeze kuzigira wenda mu gihe cyashize ntazo nigeze ngira kuba ngo ndi munini wapi gusa nyine sinagura atega nk'akamoto wenda uretse kwenda ushobora kugenda no mu modoka abamotari bo ceceka umumotari akahita avuga ati nurundi rwego umugera ati ntabwo ngenda reka je hari abamotari bagira ati ndagutwara ati reka je ati urimo babiri ndakakubwira ati mama sinagushobora pe ukibaza se ni moto igutwaye ni umuntu uri bugutware ni iki bikagucanga none arambwira ati se ko ntabwo uri bunyikorere ni icyuma umuzungu yakoze icyo cyuma ntabwo gifite ubushobozi bwo kuntwara undi akavuga ati genda ikunda gutwara abantu banini ati umuntu munini rwose umuteretse kuri moto ikora hasi ukumva biri fresh undi rero biterwa n'umuntu uko abyumva urumva rero ibyo ni za mbogamizi nyine nakomeje mvuga izo mbogamizi rero abantu baduca intege ntabwo tugomba gucika intege oya umuntu uzacika intege ngo nuko ari munini ubwo ngubwo nyine azaba atariyakiriye njye rero mu bantu biyakiriye namaze kwiyakira uko ndi ndabishima Imana hari umuntu uciye arahita avuga ngo abantu banini bo bashaka ariko ngira ngo wenda arebye bya biganiro byawe ujye ukunda gutebya avuga ati nanjye nikundira abantu bato oya ese nta muntu waguhamagara kuvuga ati kwa Kimere uri ikiraya kubera utuntu ujye uvuga ugacagamo mu biganiro nta muntu wagutelefona akakubwira ati nta muntu urabimbwira rega ibintu tuba tuvuga kandi n'ibintu bibaho n'ibintu bibaho nta kuvuga ngo wenda uravuga ibintu bitari byo ubicisha muri systeme ntabwo bivuga gutya rero mu muco nyarwanda ariko nta birenze nta waguhamagara se akakubwira ati ngiye nshaka kuzakwipangamo akazi oya reka ninde wanyinyuka se ntabwo bishoboka erega burya umuntu abikubwira bitewe nuko abona witwara oya ariko akabicisha muri nza akavuga ati mbere ngenda kwikundira rimwe rimwe n'akanyenyeri barankunda barabimbwira rwose barambwira ati turagukunda dukunda ibiganiro byawe ucisha kuri Safia TV sho turabikunda pe tuba tubona ariko none uri single kuba ndi single rero ngewe ibintu by'abagabo simbirimo oya rwose ubu nuvuga ngo ntabwo ushobora kuzabona ejo tubonye uteye ivi bagutereye ivi reka njye ndashaje ntabwo mbabara cyane uziko mfite umuhungu mungana hari ikibazo se nese mubwira abantu bagiye bashaka bakuze nta witwa muka perezida nabonye warongoye umwana w'imyaka 20 yewe ntabwo biriya bintu nabikora rwose ngewe ntibinabaho ntibinashoboka none se urakubwira ati ngenda gukunda kandi nshaka kudukura ubuko wabyanga amarangamutima ye wayahagarika ambwiye ati ndagukunda mbere wanjye apfa kuba kuza ari umuntu ukuze ntabwo ari umuto ntabwo wabyemera oya rwose kubera iki se ubwo bitanekereza wa muhungu wanjye nese umuhungu wanjye nawe ejo none najya gushaka agashaka umukecuru bizagenda bite oya ntabwo wabyemera wowe umuntu tundi mu myaka imwe umuntu tujya kungana nanjye aho nabyemera ariko umuntu w'umusore w'imyaka 20 oya kandi bari abasore imyaka 20 nibo bakunda abadamu bakuze abagore ko barabakunda
abagore bakuze barabakunda kuko buriya ngo bari ngo ni machine ngo mwa basore mwe mujye mushaka abana mu ngano abantu bakuze no hari ibintu bijya bibaho nanone ubu byateye muri iyi minsi ugasanga abana barakundana ariko nyine byabaye akavuyo ugasanga baranisambanira reka mbivuge muri namwe ubwo buryo urumva nkaho uri umuntu mukuru w'umumama ntago ari umuco ubundi reka nkubwire urisibye ko ibintu byahindutse kera nyine kera mu buto bwacu uzi ko ntiwashobora kurebana n'umuhungu mu maso oyapi kuko mukundana hari ukuntu kwishuri wabaga ufite nk'umuntu wumva ukunze cyangwa cyagiye ya myaka ya adonesa ariko ntutinyuke ko wabimubwira ntimunarebane no mu maso kandi nawe muhungu akaba agukunda ariko ntabe yakureba no mu maso rero muri kino gihe umwana ageza mu myaka ingahe asohokana n'uwo mutipe bajya kwicara bagasangira kera se byari n'ikizira kuvuga ngo uragira uba uri kumwe n'umuntu byabaga ari ikizira none ubu ngubu umwana araza rwose akanamuzana n'iwawe n'umubyeyi ariko ntimujya mudukeka ukavuga ati sha ndabakeka byanga byari kubyo ntabwo umwana simbizi ntabwo yazana umukobwa iwanjye ngo wazanye umuhungu ntabwo yakubwira ati ma ariko rero buri uriya muntu waje kunsura ntabwo ibyo bintu yanabikora nta nubwo yabikinisha kubera iki se aje kumusura se nkanyumvira nawe kandi ubu ntabwo umuhungu yazana umukobwa bakurana ngaza gusura hanyuma rero bundi namutera inda amuzana iwanjye ati do we ni ukuvuga ngo ntabwo umuhungu wawe yazana nta nubwo yabikora ngo anyereke ngo dore ngo umukobwa ngo dukundana guteze keretse ubwo wenda agiye kukubwira ati ngiye gushaka wenda ngiye gushaka dore umusheri wanjye nguyu dore nguyu uwo ngiye kugira umudamu aho birumvikana ariko mu gihe babaye gutya bikundanira bimwe by'inaha by'abana ntabwo wapi ubwo se nk'umuhungu wawe wamugiriye inama ngenda umuhungu wanjye ni inshuti yanjye nabanza nkaba inshuti nawe turi inshuti turabacamo ukamwumvisha uburyo cy'ibintu ari bibi nkamwumvisha uburyo nubwo azacikwa kuko ni umuntu mukuru urumva aziproteja kandi nkamubwira ko iyo ngiyo atari gahunda yo kuba yakora muri kino gihe agomba kurangiza amashuri ye akibonera akazi akazabona kujya muri izo gahunda afite icyo afite ariko kuvuga ngo buriya reka mbabwire inama n'ababyeyi mujye muba inshuti n'abana kubera ko iyo mubaye inshuti akubwira byose arakuganiriza akakubwira ati mati buriya turiya mukobwa ndamukunda ukamugira inama ngira ati rero mwana wanjye ko umukunda ntacyo bitwaye ariko ujye umenya n'uburyo witwararika hano hanze indwara sida yabaye nyinshi ikindi cya kabiri indwara zandurira mu myanya ndangagitsina nazo zirahari menya uburyo witwararika hari ibiganiro byigeze kuza abantu benshi bakajya bakunda kubyumva bambaye amakuteri basanga wenda arabitwa abashangazi bari kugira inama nk'izo zo kuvuga ati nshobora kuziha umwana wanjye ugasanga ibiganiro nk'ibyo ngibyo rimwe na rimwe nyine baravugamo n'ibishegu pe ariko bakunda kuvuga amasaha y'ijoro ariko n'undi abana bakaba baradownloadinze babifite cyangwa babikodinze babifite wewe nka ziriya nyigisho abantu batangira mu ruhame ubu zifata gute ziriya nyigisho rero abantu batangira mu ruhame umwanya umwe ni mbi undi mwanya ntago ari mbi kuko urumva abana muri kino gihe bafite smartphone ibintu byose biba bicaho kuri smartphone nizo telefone zazanye ibibazo none se kera ko nta telefone twagiraga ntiwari uzi ngo umuhungu nimuryamana ngo arabigenza gute n'umuhungu ntiyarazi ngo ninjyamana n'umukobwa ndabigenza gute ariko kubera zino telefone zaje babibona bakiri bato agera mu myaka 12 abizi urumva rero urumva nta kundi kuntu wabigenza rero ugomba kubigishwa bereka ikibi kirimo n'ikiza kirimo yego so gira ngo wenda sinzi wenda mu myaka ufite niba wenda we warakoze cyangwa se warashatse hakibaho ibintu bita gukazanura ngira ngo n'umuco ngewe ntapfa no kwemera ariko ubundi bire ibintu byo gukazanura wabonaga atari abapapa baba bashaka kwikubira oya byabaga ari uburaya none se urajya gukazanura urajya kuryamana n'umugore w'umuhungu wawe uko ibyo bintu mba bikwiye ariko kera rega nta ndwara zabagaho kandi kera habagaho ubushobozi nk'urugero hari n'abantu
nk'abantu kera baravuga ati ngiye guhahira i Bugande akabyira muri umuna wa tuzansigarire ku rugo ubwo icyo gihe rero umuhumuna we nawe urumva kurusigaraho kurusigaraho no kuvuga ngo n'ubundi yakwakwanyaga byose reka da undi akazava i Bugande asanga wa mugore we yarabyaye umwana uwo ngo yasize ku rugo kandi nta kibazo cyabagaho bakincara bagasangira bagatumira abantu ugasanga atarusigayeho neza akanamushimira nta ndwara zabagaho nta ndwara zabagaho nta sida zabagaho ibintu byari munange ariko muri kino gihe hari ikibazo gikomeye none se ko ibyo bintu byabagaho aho ugasanga n'ubundi abantu bafite urukundo ugasanga umwana wo kwa murumuna wawe ntiwamucaho ugasanga mubyara wawe ntihagira ikibazo imiryango irasurana ugasanga nyine baratwererana baraturirana urumva ibintu bimeze neza kandi ukumva ko bahemukiranaga mu buryo bumwe cyangwa ubundi ko ngewe ndongoreye umugore kamemo ariko ugasanga bafite urwo rukundo kubera iki uyu munsi ibyo twita nk'aho gukazana cyangwa se kuba iyo mico twaragiye tuvuga ngo twasimutse tukayivamo akaba ari bw'urukundo rukama wewe urumva nta kibazo cyabayeho erega muri kino yerega uko iminsi igenda ishira niko isi igenda igira niko iterambere rigenda riza uri kumva kandi noneho muri kino gihe indwara zabaye nyinshi sida ni nyinshi ese sida niyo yatuma abantu bangana none kindi ubukene nibwo butuma abantu bangana none se harya gutura ubwo nabyo biba bisaba umufungo none se wajya gutura nta kintu utuye wajya gutura nta kintu utuye mbwiza ukuri wowe baheruka ko gutura ryari oya nge ntabwo byo ngibyo ntabwo ndi mukuru cyane nabyaye baraje oya gutura no guhemba biratandukanye gutura no gukora iki gutura kwa kuri nyine ushobora vaza inzaza kugusura ukaza n'abantu bagahamagara inshuti n'abavandimwe ukaza wikoreye ibyo kunywa ibyo kugira gute just gutyo gusa kubera ubucuti oya ibyo ntabwo bikibaho ibyo ntabwo bikibaho kereka kubyara bakaza bakaguhemba ariko kuvuga ngo baragutuye simbizi wenda hari ababikora ariko ngewe ntabyo nzi urumva ko urukundo rwagize gute urukundo rwarakonje none se mama yake wenda impamvu ngene nakoresha cyo kiganiro nagira ngo tuganire tugire inama n'urubyiruko kuri rimwe na rimwe wa mugani hagiye tuzana tukivugira ibintu tugatebya abantu bagaseka bakishima aho gasanga ntago turi kubahereza nizo nama wenda ngo banabone ko iki kiganiro twagira urubyiruko ni ruve mu bintu bitari byiza rukora ibintu bizima rukorera igihugu cyarwo bubaka igihugu sibye igihugu ni umubyeyi igihugu ni cyiza bave mu bintu by'ibiyobyabwenge bave mu bintu by'uburaya bakore ibintu bizamura igihugu uvuze mu buraya ngiye mbona wenda mu ijisho ryanjye bitavuze ko n'abandi bashobora kubibona ukwabo ntekereza ko wenda mu Rwanda festival bavuze atarimo ubukene yego wenda burahari kimwe nuko tari ko bose bafite ubukene n'abayabonye urumva ariko nk'urubyiruko ngira ngo abenshi badafite akazi urumva urubyiruko rw'igere rurera amaboko usanga abenshi birwa mu rugo mu mageto binywera amatabi byo kurera amaboko nibyo bivamo imico itari myiza iyo uhagurutse uri umwana w'umusore ukajya hariya mu mujyi ukavuga ati ngiye gushakisha akazi nubwo akabara ko kwikorera umufuka nubwo akabara k'umukarani kuko ubukarani butunze abantu nubwo wajya mu bintu ukavuga ati ngiye gusiga inzara bigaho kwiba wakora n'ubwo bukarani wakora nawe ku kazi wagenda noneho leta y'u Rwanda turayishimira yazanye n'ibintu by'amacano wanafungura cano yawe ukajya uvuga sibyo leta ibisaba leta n'umubyeyi iradukorera ikadukorera ibintu byiza rero nimuhaguruke muvane amaboko mu mifuka mushaka ibintu mukora njya numva ngo hari abasore nyine bashaka abashugamami ibyo nabyo ntabwo ari byiza ni kwa kundi ko ngo azatungwa no gupfubura ngo azatungwa n'ubupfubura byamugeza kukiza nta kintu byamugezaho ahubwo nahaguruke agende ashakishe provisoire ashake permis agenda ashake imodoka niyo waba ufite ka permis kawe ukicaranye igihe n'igihe Imana iragira gutya ikaguhereza akamodoka utwara nimba ugiye mu mujyi genda uba umukarani bigira inzira winjirira abantu umenye uko barangura umenye uko umenye ngo bigenda gute wajyana hari n'abasore njya mbona hariya mu mujyi bagenda bakababwira ati mushaka abakiriya baze hano tukabaha pourcentage yes ibyo byose ni ugushakisha nyine umwana w'umusore aba agomba guhaguruka akagiye gushakisha yego n'umukobwa tutamwibagiwe hari amatasiyo menshi hari
no mu tubare wajya gukora no mu restaurant wakora muri restaurant wanaka n'akazi ko gukubura mu muhanda kujya muri za company kugira ngo ubashe kubaho ureke kujya muri bya biyobyabwenge bigushuka bya biyobyabwenge ukumara umwanya mwinshi urumva utanye gushaka umukobwa umaje gusinda uhamagaye umwana rubanda cyangwa ubonye aho hafi uratikuye niho havamo rero za nda zitateganyijwe niho havamo za sida niho havamo ibaze umwana w'umusore usanga abantu babaye ibijura bisambuka kandi atarakuze mu muryango wabo biba nibashaka ikintu bakora imirimo irahari myinshi wenda baguhemba make ariko hari igihe Imana yagufasha akazi kabi kakaguhesha akeza tukiri aho ngaho tugana no ku musozo w'iki kiganiro nk'ababyeyi wenda hari igihe bajya batinya kubabwira ikintu kimwe nk'urubyiruko rwinshi rutinya gushaka kubera kwenda ubuzima bukomeye ari gukodesha gato kubaka byabaye ikibazo kugeza aho n'umugabo umusore abashije kubaka ni ikibazo agira imyaka hafi 50 40 gutyo ataranabona n'inzu kandi wenda mbere kera umuntu agiraga imyaka 20 bagatangira kuvuga ati se waguze ibati ugasanga ni ibibazo ibyo ni kimwe ikindi akazi ukabona nabwo nubwo tuvuga ngo wenda ntago bose ariko bakabonera rimwe nkibaza ngese nk'ababyeyi iyo mubona wenda izo mbagamizi zihari ko ntekereza ko niyo mpamvu buryo umwana agira imyaka 30 akavuga ati ariko ndagumiwe reka nshaka n'umukobwa twikundanira wenda no mubiri rukumbaza mbashe kubona nanakemura n'icyo kibazo mwebwe mufata izihe ngamba zo kugira ngo wenda n'ikindi kibazo rero ababyeyi natwe hari defo tugira ababyeyi hari defo tugira ukaba utakwicarana n'umwana wawe ngo muganire urabona umwana agize imyaka 30 araho mu rugo n'umusore yirirwa aza kurya mu rugo yirirwa anywa yoga amazi yo muri robine uwo muntu usazabura gute kuruma suhuza abasore bagize 30 bakibiwa oya nawe mbwira arasanga ibiryo ku meza byahiye urumva arasanga amazi arahari isabuni irahari kangurira umwana wawe kujya gushakisha kore anagutunge nawe agutunge sibyo yabyuke nibwo atagutunga ariko nawe ubwe yitunge umuhe isafuriya yo mu byati vatiriya nzu isafuriya yawe ngiyi tangira yawe niyi ipape wimama imenye isafuriya iwanjye kuvuga ngo uraza kuvata ibiryo ntibishoboka nawe genda ushye kubishaka aho ntago bakwita nk'umubyeyi w'igisambo oya aho ubu mukanguye mu mutwe kumwigisha kubaho nk'umuntu w'umugabo agomba kujya gushaka ibyo kurya imyaka 30 agombe guhaguruka akajya gushaka matera y'iwabo bava atari ibibazo ni ikibazo so none nimba aza mu rugo ukamuha ibiryo ukamuha uburiri bwo kuryamaho ugomba kumubwira ati byuka jya gushakisha wigurire matera cyakora nzaguha inzu nimba afite amanexe mu rugo nzaguha nexe uyibayemo mu gihe cyangwa uyikodesha ugena ahandi ujye cyangwa ujya kugukodesha cyangwa ukamyatereka nkugurire matera nkugurire isafuriya nkugurire iki ntushire inzu ubundi wimenye ubu nawe wimenye ubu umuntu w'umugabo ku myaka 30 ukamwishyurira wenda ameze nk'abiri ukamugurira isafuriya n'ibiryo ukamukubita n'ibiryo ukamuhahira ubundi ukamubwira ati nibishira uzimenye cyamere iyo uza kuba nk'uwanjye ubu narakize niko bimeze ukamubwira ati rero iyo ni inama y'umunsi ubu ndakubakiye ndakweretse inzira nawe haguruka rero ujye gushaka ibyo biryo nibishira uzimenye inzu nigera kwishura uzaba wabonye akazi uziyishurira mere ngira ngo ni inama tukuyemo y'umunsi muraye mutwumva namwe mufite imyaka 30 mukibi wanyu ibyo birabareba ariko twe twabakebuye hano ni kurya Kabaragara TV kandi tugushimire ko waduhaye umwanya wawe ikindi twaganire neza kano kaganiro kugira ngo kaba kaganiro ko kujya inama yo gutanga inama nibyo babyeyi duhaguruka tugira inama abana ahatari heza tuhakosore nukuri kandi bizagenda neza reka ngushimire cyane no nkomeze nababwire ngo bajye kuri Safi ya TV Safi ya TV show babashe kugusapotinga abari ababigi nadi ababigi abadamu banini tuba dutanga show ufite content y'abadamu banini yego man nigeze kubona wa mugani banagira ngo ibintu ngo byo gutora abamisi mu badamu ariko zakora nk'iyo content ujye mutora abamisi kuri kamera tuzabikora uvuga tujye gutora abamisi tuzabikora rwose mfite abantu batore emva no kurya Kabagari tuzaza kuhakorera reka tugushimira cyane kandi ko warabutekerejeho ni kongo zikuriho kurumva ufite igitekerezo kimeze neza cyane kutegeza kwandi bantu banini icyo ni ikintu kiza rwose reka tugomba kuva mu bwigunge tugomba kuba abantu nyene basobanutse nta mpamvu yo kugira ngo dore ko kingana ngo dore ki ibyo biramureba ntago uvuga ngo dore ko kingana wowe ujye wikomereza wowe ushaka iterambere ryawe hari ibindi so reka tugushimire cyane kandi tubwire ko ibyo byose kagaruka ciao 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 ciao